nsanze icyumba cyanjye gifunguye Sonia ari he? Ni mabuja ntago nanjye njya ku isoko namusizana ngiye guhaha. Ariko igihe mvuye ku isoko nsanze umuryango wanurangaye ntago nanjye namenya ahantu yagiye gukora nagiye guhaha. Ntago bizi? Agenda ntago yakubwiye? Oya ntago yambwiye kandi wumva ko nyine yanjye navuye ku isoko guhaha. Nje nyine nsanga umuryango uraranga yabo kuri salo yabo mu kikari nsanze nyine rangaye. Hashize igihe kingana iki yagiye? Ntabwo namenya gusa nyine none se Flora nakubwiye iki? Nakubwiye akabazo kose kazajya kavuka uzajya uhita umbwira. Kuki utahise ubimbwira? Nagiye kubikubwira nsanga amayinite yacana. Gusa Paul ngaho usubira mu kazi kawe. Halo. Yes, afana. Uraho neza Fiona? Ndaho. Wageze ku kazi se? Ntabwo ndaje ariko ngiye kugerayo. Umva, nashaka gusaba service ndumva ntabwo meze neza. Sonia namubuze ndi kumuhamagara simubone na Valence nawe sinzi ibye. Urumva? Sonia. Wamboye ngero utambi. Ntabwo nyinishwa. Ntabwo mvugirwamo. Ese kuna kanura. Nise kuno nwemera gusinya rwe papuro. Urabisinya cyangwa ngo bisinya? Ntabwo mbaza. Vuga ukoresha igitwe cyawe ndamenye bivuze. Urabisinya cyangwa ngo bisinya? Urabisinya? Yego. Very good. Unise kare gose ugira ibiki? Warazi ko wananira? Warazi ko wananira ngero utambi? Usibye no gusinya sha. Ubu none byo nashaka byose nabigukorera. Ukanaze impapuro zisinya. Uraho ngaho. Chinga. Ibyo nashaka ari kose. Iyo barabikoze nago bigeze ngaha. Undi ugiraga amacyugo ngo. Cyero utamba buraga wananira. Ndiye tushashe ngiraho. Ubw'imbaraga zanyu. Bastard. Nabuze Sonia ahanini niwe nabuze niwe nashakaga bese mu byukuri ntabwo meze neza pe. Ntabwo ndi buze mu kazi nashaka gusaba ako kazi ugakore neza hari ibintu nasize muri machine ugomba kurikirana. Okay? Yo nawe uyimbaza byinshi.
ndakubwiye Sonia namubuze nta kindi. Avane nubwiye ko ari skandal zawe n'abagore bawe maze kuwaka babarira urabizi ko mubaha ariko niba aribo barimo kugutera stress bigatuma udakora akazi. Ibyo ntago bikureba Fiona please. Wowe kora ibyo nkubwiye nta kindi sibyo. Naho stress z'abagore ntago uri kunyigisha uburyo ngomba kuyobora amarangamutima yawe. Okay? Kandi ugire vuba ugere ku kazi. Ikindi wibuke Valence nimubonana cyane numuhamagara ukamufatisha umbwire ko mumukeneye cyane. Turumvikana? Sawa sawa. Boss Rutambi rero. Urabona ko akazi nagakoze neza uko bishakaga. Mr. Ryan. Takumva. Thank you for your job. Rowe ngewe urabizi ko dusanzwe dukorana akazi kose bari chap kandi fresh. Nice. Urifuza iki sasa? Sicyo nifuza n'ukizi. Amafaranga asigaye. Yasigaye nyine. Byo wakoze mbyo nagutumye kabisa. Nakumunzana ari muzima ukamukirira hano. Wabinkoreye. No kumukubita namukubise. Harasiga amafaranga ya mugome shaka. Harasigaye 1,200,000. 1,200,000. Kugira ngo tugirane icyizere ko utazavuka nta kwishyuye. Ngiye kwishyura kuri telefone. Hari kibazo se? Kuri telefone yawe. Rega ngewe nta kibazo ngewe umuntu twakoranye neza byabaye. Hanyuma genda. Ninza gukenera. Nongera nguhamagare kubwira ibintu uri bunkorera. Nyuma kumugezaho ndazakubwira ibintu mfasha. Ari kurongeraho amafaranga. Nongera ikibazo cy'amafaranga. Genda mukanya tubona kanyeri nagakanza. Sawa? Nitugira vuba Rutambi dore don't worry about me. Ujya kunda kwishyura abantu winyingireza. Ntugira ikibazo amafaranga yago akazi kazongera nkure neza. Ubu none tubikora nora. Ukivanga urajya kugera mu karitsa amafaranga wayabonye. Rutambi sinkwihamagaririra. Ntukuro telefone aho. Kubibaye ngo nkwihamagaririra. Ntukuro telefone ko ndibugukene no mu zindi gahunda. Genda kugira vuba atagera mu usanga ngaho. Sawa? Rutambi sinkwihamagaririra. Afite ikibazo cyari. Amafaranga giye kwakohereza. Sawa. Gihe umuntu wamugejeho nta kintu ngiye kumukora ibyanyu. Byanyu nabikubwira mu kanya. Sawa? Kandi ukuro telefone yawe. Ndibugukene ko ari ndishaka kugukoresha. Kwitabaza akazi ndimo nabukazi. Ubu nze ko umuntu ukomeje uguri kujya he? None se ubukore nakubwiye ngo mpamagare, nakubwiye ko kira gikoga nanjye nashaka kugicunaguza kubera icyo utampamagaye koko. Arakoze ubwenge bwawe wowe bukora kwa kangahe? Kora kwa kangahe se urabona nta bwenge mfite akora yawe wabaye wazagamenyeshe kuzajya umbwira nabi. Ntago ari kukubwira nabi. Nese ubwo uri kumbwira ko nta bwenge. None se reka mubaze. Ntuza ngugiye kwihorera kuri wa mukobwa. Yarangiza akaba aharakubonye. Ejo nejo bundi akagutanga muri polisi bakaba baragufunze. Wowe ubyo ntabwo uri kubyibaza. Nakwamugana ko ntigeze mbitekerezaho. Ubwo noneho bakujyanye muri gereza mageragere ariho uzabyarira umwana. Aya ndisubiye. Ahubwo se mbwira. Uziko naraye ku muturanyi wanjye wancumbikira ino jambo. Uziko ndafite ahantu ndi kwerekeza ndabigenza gute? Wagize kwirirwa wigamba uri umugore wanjye uranwitiye. Ubwo ngo twiteye se ubundi kubaye. Niyo bakubwiye ko mba mu gihuru. Bagira kubwiye ko mba mu gihuru. Urabo buvumo bwawe se ntago ejo wanyibyimbije. Ubuvumo bwanjye ntago burimo televiziyo n'intebe. Ariko reba nk'inzu mba mvuye murebe nta hantu arushaho kunjyana. Umva habaho guhirwa my friend. Nanjye ni gake gake biriya bintu nkabigeraho. Bikumva ibintu uri kwivugisha ni ibiki? Ariko cyo nabikije musigaye mukunda ibintu kurenza gukunda abantu. Umwitiye amaraso yarivanze ariko ntushobora kuba wangwa n'akantu n'agasago n'akangana gutya. Uwe naragufashije n'ubizi. Basi wamba bari ukamfasha ukankodeshereza inzu yanjye ku ruhande. Umva bare nkubwiza ukuri. Ubu rero urashaka kungira umugore wawe imburagihe uprofitire mukavuye ngo ngiye kubana nawe kugira ujye ubona uko ntago byava. Umva we nkubwiza ukuri. Ntago nakubera umugore dore ngaho ndi. Ntago bishoboka. Nubona ko maze iminsi mfite akazi. Mfite amafaranga. Nakazi kawe. N'umwaka nawe ukodeshereza. Naya. Ariko reka maze mbikubwire. Ntaga natuma ujya kwibana ngomba kukwitaho nk'umugore utwite
ukajya kwa muganga guherekeza kumenyera indyo yuzuye uri kumva ukabyara umwana ushyitse umwana mwiza nyine nakundi wari warabigambiriye kuzandushya gutyo kuntera inda wari warabigambiriye undi ko nakubwiye ko tugomba gukoresha prudence warangiza ukajya kunsindisha uri umugome niyo mpamvu udashobora no kugukunda mu buzima ubu nayo kujya kuriyamana nk'umukobwa mwiza nkawe koko kajya kwambara ntago mu bagabo nasengeye urimo ntago urimo niyo mpamvu ndashaka kuba proud yo kuba umugore wawe umva rero ndumva ufite akarende katari gushira uri kumva ngwino njye kugucumbikira utwite uwo mwana numara kumubyara umume ubundi wohowe biri kuri ofisi nyine kuri headquarter. Yes. Na za dosiye za wa mugabo w'imusanze byose biri kumwe. Yego. Mwiriwe. Sawa ngo turaza kuvuga. Hano niho kwa Nkusi. Nkusi. Ushaka Nkusi urinde. So, njyewe nitwa Vanessa. Hari mubyara wanjye nyine tumaze iminsi twarabuze. Yaratuye muri quartier, bari bandangiye nyine ko nazo no kubariza hano. Waje kubariza hano? Hari wakubwiye se hano ko ari kwa Nkusi? Yeah, kuko nje mbaza niba hano ari kwa Nkusi umva nyine nari mazi. Okay. Kuba ari kwa Nkusi ni kwa Nkusi ariko uwo mukobwa ntawe nzi. Bamwita Uwejo. Mubyara wanjye. Nyine ubu ntago muzi. Okay, kumwereka ifoto. Ndabona ntamuzi. Kandi ashobora kuba ari mu baturanyi wabaje mu baturanyi. So nababajije niyo mpamvu nyine nangana henshi kubabaza. Ya, ntago muzi rwose. Mbaye muzi nakubwira. Sabaga bafite amafaranga ushaka. Fana nuko ngutwitiye. None ndabagukurikiyeho iki? Kutankunda dateze kunkunda ubivuze ko weretswe abahanuzi bahamaje guhanura ko narimo mu buzima bwawe. Mereza none ibyo bahanuye byanyabyo byanjye. Ubu nurangiza wajya hehe? Iyo njye numva ndagutwitiye kandi uburenganzira bw'umwana bugomba kuba. Nshakiraho kuba nzabyarira umwana wawe ariko nago kubana nawe ari agahato. Umva. Nese ndajya kubana nawe ngiye ntagushaka. Leta y'u Rwanda bigeze ubona yishingira abantu badashaka kubana. Ngiyewe ntago ngukunda pe sirito pe ntago ngukunda kuryo nakubera umugore. Okay. Dore ko tugiye kubigenza rero. Uri kunega amatwi. Inzu mba murayizi ko ifite ibyumba bibiri. Ngaho ibaze nyine. Kandi nyenyeneye icyanjye ngenyine utazaza ni ngwino uje kukibamo. Uri kumva marara ngo tuzararana umva humure icyo cyumba kindi nta byombo birimo ngwena urararana n'ibyo mfite igikoni si igikoni cyo bizabibikwa mu gikoni cyo hanze igikoni cyo hanze ngeze nekera hanze ayiwe ariko ko mbona wiremereje aka kanya unyuze kwa Nkusi iwanyu urahibagiwe ubuzima rubayemo ubundi wari waragambira mu buzima bwawe kuzanteza no muro wari warabigambiriye umva ngubwiza ukuri muko umuro wawiteye umunsi uva iwanyu ukaza i Kigali wawunteye umunsi usindisha ukansambanya ntabizi numva namwe mfite gukomeza gutanga amagambo nawe niba ufite gahunda ngo tugende ndaguha icyumba cyawe nanjye sigara n'icyanjye none se ubwo kugiye nyine kugiye uri kunta hano noneho nkwikorere ngende kugira ngo umute nubwo ubutekereza ko mfite imbaraga nkeya nwite ubu se kano gasozi uri kunta ubwo se none ndushoboka ubu se ngusindagize kano gasozi byibuze ngo biha agaciro reka nkubwire nuko ndafite ukundi mbigenza umva banze nyine nkubwire tunasezerana nuko ndafite ahandi hantu ushobora kurara kandi ndashaka kugenda ncumbika nserera muri Kigali ariko nige sinakabanye nawe n'ibyanwa bibi nuko ubura uko mbigira umva nkubwire we nubwo uvuga ngo baraguhanuriye abahanuzi bawe nabi binyoma wowe uri uwanjye paka winsakuriza hano mwisi mbanza umerekeze njye kuzana igikapu cyanjye iyo nagisize ngwino tugenda nyine nese cyangwa tubanze tunyere mu rugo ndagira nimugoroba ntwara gahoro
Ese kuri kunyirukanka. ese washyizemo agateke Ariko se wanjyanye gaho. ni ukujya undusha turi mu rugo Urusha se uzajya unyikuta. Okay. waramubuze se Hashize igihe kinini twaramubuze pe. none ko mutatanze amatangazo kuri radiyo So urumva nyine nibyo twari turimo twagira ngo tubanze tubaze hano mwigiranye nawe nyine wenda twumve niba ari amakuru y'umwe mufite. inde wabarangiye se kwa Nkusi Nese ubwo urumva turanye n'abandi bantu ntabwo utuye wenyine ntabwo babiyoberwa of course. Yeah. rero ndumva njye ntacyo nagufasha umukobwa ndabona nta munsi rwose ntago waba hano Ese warebye ifoto ye neza urabona ntabwo umuzi. se ntuyinyiritse wa mukobwa sundi wewe bakwitana Njye nitwa Vanessa niko nakubwiye. Vanessa okay Vanessa wera rero ntabwo muzi